Ndongeye kubasohuza kandi mbahaye ikaze nshuti bene data duhuriye ahangaha. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye ni Nshimiyimana Biruda nkuko bisanzwe dusanzwe tumenyanye kuri iyi channel. Twigira hamwe ibyanditswe byera, dusuzumira hamwe ubuhanuzi, turebera hamwe ibishobora gusitaza umugenzi mu rugendo. Icyakora muraza kwihangana itara ntago rimeze neza, umuriro wahanga ufite imbaraga nkeya, ariko ntibize kubahuza ikigendere n'ubutumwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira twifashishije ibyanditswe byera. Uyu munsi turakoresha gusoma cyane. Habaho ubwo mujye munyarikira muri comment mukambwira ngo nge ngerageza no kubasomera mbahe ibihamya. Uyu munsi rero ibihamya nabizanye yaba ari mu mwaka w'ubuhanuzi yaba ari no muri Bibiliya. Reka rero mbere ko tujya mbere tubanze dusenge. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, ntago dushidikanya kuri Imana yacu ni koko uriyo, n'ikimenyimenyi turacyahumeka niko bwawe ubihimbarizwe. Tugiye kwigira hamwe ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo uze utuyobore, abe ari wowe tuganiriza, Mwuka wera yiganze muri twebwe. Tubisabye mu izina Yesu Kristo turakoze, amen. Ngiye guhera ku magambo dusanga amagambo dusanga mu byahishuwe igice ni cya 15. Ibyahishuwe igice cya 15 guhera ku murongo, turasoma umurongo wa 2 wonyine. Ibyahishuwe 15 umurongo wa 2. No kuvuga ngo muri iyi minsi hariho ibyo navuga ngo binanije umugenzi, bituma umugenzi ayoberwa inzira ashobora kunyuramo akabirwa ngo mbese ndanyura ahangaha, ese ndanyura ahangaha. Umuntu akaba yakibaza se aho naba ngiye kunyura haba ari ubuyobe. Ngaka kajagari kari mu mitwe y'abizera muri iyi minsi. Ariko uyu munsi hamwe n'Umwuka wera, hamwe n'ibyanditswe byera, ndahamya nashidikanya ko turi busoze iki cyigisho buri muntu wese amaze gusobanukirwa ubuhande aherereyemo. Mboneraho no gusaba kugira ngo niba hari na mugenzi wawe mubwira uti egera hino, cyangwa se mu kimwe unamusangiza iki cyigisho, kubera ko nzi neza ko Umwuka wera agiye gukora ibitangaza. Umva amagambo ukuntu avuga. 15 umurongo wa 2 atubwira ngo mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana. Haleluya. Ibyanditswe birambwiye ngo Yohana yeretswe abanesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo. Nagira ngo mbabwire ngo bene data, iki kintu ukitondera. Muzi impamvu abantu benshi bashaka kwigisha baravuga ngo ni izina, ngo ni umubare w'inyamaswa, ariko ni umubare w'izina. Iki kintu mujye mugitekerezaho, hari icyo bisobanuye. Mvanga inyamaswa kimwe cyo ifite izina, icya kabiri kagira umubare uranga izina. Ntago ari umubare w'inyamaswa, ni umubare uranga izina. Musome mu byanditswe byera yaba ari ahangaha. Ariko reka tubanze dusomere mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 n'uwa 17. Nibishoboka no 18 turawusoma. 13 umurongo wa 16 haratubwira ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abamudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Murumva ko nyine ni umubare w'izina, ntabwo ari umubare w'inyamaswa. Icyo kintu tuzagishyiraho umucyo Uwiteka natubashisha. Ariko ibyatumye abantu batemererwa kugura ni ibihe? Ni ukuba batarashyizweho ikimenyetso cy'inyamaswa, cyangwa batarafashe izina ry'inyamaswa, cyangwa se batarafashe umubare w'izina ry'inyamaswa. Byumvikane neza rero. Hari none umuntu akaba yakibaza ngo none ni ryari tutazemerwa kugura no kugurisha? Mbese bihuriye hehe n'irangamuntu koranabuhanga abantu barimo barasakaza hirya no hino ku nyigisho zigiye zitandukanye no mu bitekerezo bigiye bitandukanye byabo? Ibyanditswe bivugaho iki by'irangamuntu koranabuhanga? Ibyanditswe bivugaho iki ku butumwa buri kuvuga ku irangamuntu koranabuhanga n'ubundi nkabwo? Ni iki byanditswe bivugaho? Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo turatandukana n'uko tumaze gusobanukirwa neza ibyanditswe byera bisobanuye. Ngira ngo mbabwire ngo nawe niba uri kumva icyigisho usenge kugira ngo umwanzi atakuyobya. Iyi ni inshuro ya 3 nkoze iki cyigisho. Ubwa mbere byanze, ubwa kabiri biranga, ndagikora cyarangira nzi ngo byakunze, nsanga ntago biri gukunda. Ubwa gatatu nagikoze, nako ubwa mbere nagikoze, umwanzi navuga ngo umwanzi atera ibibazo aho nari ndi kugikorera, ntago nabona uko bisobanura. Ariko reka twikomereze. Gusa nzi neza ko umwanzi ari kurwanya icyigisho, ariko niba uri kucyumva uramenye ntugende kitarangiye, kuko nzi neza ko ari Imana igiye guhindura. Reka rero twihuse tumaze twibaza ngo mbese niki kizatuma ubwoko bw'Imana butamererwa kugura cyangwa se kugurisha? Ese hari aho dushobora kubikura muri Bibiliya? None byaba bihuriye hehe n'irangamuntu y'ikoranabuhanga turi kubona
bavuga ngo umuntu uzayifata ntazemererwa kugura, ntazemererwa no kugurisha, nta n'indi serivisi azafata. Birahura bite, biratandukana bite? Nyemerera tujyane mu byanditswe byera, dutangirire mu gitabo cyitwa Kwitegura akaga gaheruka. Oya, turatangira muri iki ngiki cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Iyo tugiye kubanza gusoma, tubanze turebe ni kuri page ya 26, page ya 26, nibyo katubanze dusome turebe icyo ibyanditswe byera bitubwira. Turebe ibyanditswe byera icyo bitubwira kuri iyi ngingo. Reka tubanze dusome reka tureke page ya 26 ahubwo dusome kuri page ya 258, page ya 258 ku cyigisho 258 ku ngingo ya 939 aratubwira ngo mwumve amagambo neza. Tugiye kubanza kwibaza ikibazo ngo ni ryari tuzabuzwa kugura no kugurisha. Icyo gihe ni iki? Tugiye gushaka igisubizo. Turabwirwa ngo ahangaha ibyanditswe byari biri kutubwira ngo igihe cy'akaga kiri hafi yo kugera ku bwoko bw'Imana. Muri icyo gihe nibwo hazatangazwa itegeko teka ribuza abitondera isabato y'Uwiteka kugura cyangwa kugurisha. Mwumve neza bwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo abazaba bubahiriza isabato y'Uwiteka nibo bazabuzwa kugura cyangwa kugurisha. Ibintu byumvikane neza ngo igihe cy'akaga kiri hafi kugera ku bwoko bw'Imana. Muri icyo gihe nibwo hazatangazwa itegeko teka ribuza abitondera isabato y'Uwiteka kugura cyangwa kugurisha, rikabashyiraho iterabwoba ryo guhanwa ndetse no kwicwa niba batubahirije umunsi wa mbere w'icyumweru, dimanche. Icyambere, ntago abantu bazabuzwa kugura no kugurisha byo gusohora k'ubuhanuzi n'irangamuntu. Oya, inyigisho ivuga gutya ni ubuyobe. Abantu twagerageje kuganira, bambwiraga ngo ndimo ndayobya abantu, nagerageje kubasaba ibihamya by'ibyanditswe byera, barangije barabibura. Ndababwira nti munyerekana mu byanditswe byera havuga ku irangamuntu koranabuhanga, irangamuntu barahabura. Ndababwira ni mu mwuka w'ubuhanuzi tureke Bibiliya, mu mwuka w'ubuhanuzi mbwira ahantu hashobora kuba bavuga ku irangamuntu koranabuhanga, barahabura. Turaje turareba niba hari ibyanditswe byera bivugaho. Abantu mwari mwarabuze icyo byanditswe byera bivugaho, mube hafi mwegere hino twige, mwegere hino dusome, mwegere hino tubaze ibyanditswe byera, tubaze nk'uko w'ubuhanuzi kumve icyo bishaka kuvuga. Ahangaha tubonye ko ikintu kizabuza abana b'Imana kugura no kugurisha ni kimwe n'itegeko ry'icyumweru. Katubanze dusome ku ngingo kuri page ya 228 ku gihamya cya 836 mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Haratubwira ngo iki? Haratubwira ngo igihe abantu bazanga itegeko Imana yatangaje ko ari ikimenyetso cy'ubutware bwayo, maze mu mwanya waryo bakubahiriza iryo Roma yihitiyemo ngo ribe ikimenyetso cy'ubutware bwayo, kubw'ibyo bazemera ikimenyetso cyo kumvira Roma, ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi si mbere yuko iyo ngingo igaragarizwa abantu bose mu buryo bwuzuye, kandi ngo buhabwe guhitamo hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Ubwo abakomeza kugendera ku kwica amategeko y'Imana bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Byumvikane neza ngo ibi ngibi gahunda, umva amagambo kunavuze ngo gahunda y'ikimenyetso cy'inyamaswa ntago izabaho mbere yuko abantu bose basobanukirwa ibyanditswe byera ko bivuga. Kanyamagambo nyasubiremo ngo kandi si mbere yuko iyo ngingo igaragarizwa abantu bose mu buryo bwuzuye, kandi ngo bahabwe guhitamo hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. No, ibyanditswe byera birambwiye ngo iyi ngingo kugira ngo ijye ahagaragara birasaka abantu bose bazaba bazi icyo bahitamo. Kugira ngo abantu babuzwe kugura no kugurisha birasanga bazabe bamaze kumenya amahitamo yabo.
none irangamuntu koranabuhanga mwene data nkurikiye, irangamuntu koranabuhanga niba tubona ko umupagani ashobora kubuza kugura no kugurisha bidashingiye kwica amategeko y'Imana, ahubwo bishingiye kuba ko nyine ari ibintu biraho ngo bisanzwe. Mu Bwongereza n'ahandi barimo barayirwanya, ariko bakayirwanya kubera ko nta mutekano w'amakuru yabo uzaba uhari, nico bayirwanyiriza, ntago ari ukwica amategeko y'Imana. Ariko ibyanditswe birambwiye ngo abantu bazabuzwa kugura no kugurisha kubera ko banze kubahiriza amategeko ya leta abasaba kubahiriza kwica amategeko y'Imana. Mwarangiza mukavuga ngo irangamuntu koranabuhanga ngo ni umubare w'inyamaswa, ngo bityo ngo umubare ngo ugiye kubuza abantu kugura no kugurisha, kandi ibyanditswe byera bitubwiye ko ibyo bintu ntago bizaba mbere yuko abantu basobanukirwa. None ikibazo nabashije abantu twagenje kuganira, ndababaza ngo mu byanditswe byera muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi mwabona abantu bavuga irangamuntu batashwe ntaho, none inyigisho muzikura hehe? Turahabona iyo nyigisho yaturutse. Hanyuma ndongera ndababaza ngo ibyanditswe byera bimbwira yuko igihe cyo kugura no kugurisha abantu bazabibuzwa bamaze kumenya umudendezo wo guhitamo kwabo. None ikibazo niba umupantekote, umuporoso cyangwa umunyagatulika afashe irangamuntu koranabuhanga, twabibonye mu byahishuwe igice cya 15 umurongo wa 2 hatubwira ngo abatabarutse nabanesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina. Bivuze ngo umuntu wafashe umubare w'izina ntago yigeze abona ubugingo buhoraho, uwo ntago yigeze anesha, ntago yarahagaze ku nyanja y'ibirahure. None ikibazo umunyagatulika naramuka afashe irangamuntu atari yamenye ubutumwa bwiza bw'isabato, yarangiza nyuma akazakira ubutumwa bw'isabato agahindukira akayubahiriza, uwo muntu azaremuka akazaba arafashe irangamuntu? Igisubizo ni oya. Bivuze ngo irangamuntu koranabuhanga ntago ariyo mahitamo yanyuma kukurimbuka cyangwa kubona ubugingo buhoraho. Mubyumve neza, mubikire mu matwi. Turi kubaza ibyanditswe byera bikatubwira. Hano tubonye ko itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka umunsi wa mbere w'icyumweru nirizabaho abantu badasobanukiwe. Kadusome ikindi gihamya. Paje ya 234 igihembe cya 858 mu byandiko byo mu minsi y'imperuka hatubwira ngo iki? Igihe abiyita ari ubwoko bw'Imana bazihutira mu gihe abiyita ari ubwoko bw'Imana bazihuza n'abisi bakabaho nk'uko babaho. Bivuga ngo abitwa ari ubwoko bw'Imana igihe bazihuza n'abisi bakabaho nk'uko abisi babaho, kandi bakifatanya nabo mu binezeza byabuzanijwe. Igihe agakabyo mu binezeza by'isi kazahinduka k'itorero, mva ya magambo, igihe amahoni yo mu bukwe azaba ahogera, kandi bose bakazaba biteze imyaka myinshi y'iterambere ry'isi. Ubwo nibwo mu buryo butunguranye nk'umurabyo uvuye mu ijuru hazabaho iherezo ry'inzozi zabo n'ibyiringiro byabo by'ubusa. Ngigihe kwinezeza kw'abisi kuzahwana n'ukwitorero, ibyo murabibona. Ngigihe gukabya mu by'isi bizagirwa iby'itorero, ntimubibona se mu makwe yacu? Umukobwa ngashatse abakobwa bamwambarira, abakuru b'itoro tukajya tukavuga tuti nyamuneka uramenye ntuzazana ibintu bipfuye, uramenye ntuzazana imyambaro ipfuye. Umukobwa ati nzabyubahiriza, akagenda agafata amakanzu agera ku birenge agambika abakobwa, ariko bakazamura paso bakayigeza ku kibero hafi y'uko ikarisi igaragara. Bajya gukimbagira umukobwa yagitera urutambwe, ikanzu yose igasigara inyuma, ukuguru n'itako n'ikibero bikajya hanze. Abatashye ubukwe kugira ngo babinezerwe n'ubukwe bakajya kurwana n'irari ritewe n'abadayimoni. Abo badayimoni bambaye ayo makanzu ameze gutyo, mugira ngo se n'abantu baba yambaye? Ni abadayimoni baba baje gukora umurimo. Twaraziwe. Ariko ibi ngibi ntago aribyo nshaka kuvugaho, ahubwo ibi ni ibimenyetso biranga ko tugiye kwinjira mu gihe cy'akaga. Ngigihe isi abiyita, ndagira umva aya magambo, igihe abiyita ari ubwoko bw'Imana, n'abiyita ntago ari ubwoko bw'Imana. Warangiza ukajya kubona umuntu yakora ikintu kidasanzwe ari mu itorero, abantu bagashika bagahita bashyira hanze amakuru ngo kanaka ngo ni umujesuiti, ngo kanaka ngo itorero ngo ryifatanyije na leta. Nyamara ndagira mbabwire ngo dufite abiyita ari abana b'Imana atari bo. Abo nibo bakoze isoni ubutumwa bwiza dutwaye, ni nabo barimo barayobya abantu bababwira ngo irangamuntu koranabuhanga ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ngo irangamuntu koranabuhanga ngo ni umubare. Ariko ibyanditswe biri kubisobanura neza. Twabibonye ko kugira ngo abantu bazabuzwe kugura no kugurisha nuko bazaba baramaze kumenya amahitamo yabo. Bamwe bahisemo icyumweru, abandi bahisemo isabato. Ngiki kizabatandukanye. Katubisome mu kwitegura kagaheruka. Reka bariho dusoma twe gutinda. Paje ya 26 kwitegura kagaheruka
mbese ubundi aya magambo tuba turi gusoma, umuntu wagirirwa umugisha yaba afite iki gitabo nawe akagisoma kugira ngo twe kuya tubasome namwe kugira mu byumve. Ariko hano tugiye kwiga ku ngingo ivuga ngo Satani akoresha ikinyoma mu mbaraga ze zose. Ese ubu butumwa buvuga ngo irangamuntu koranabuhanga ngo ni umubare w'inyamaswa bukomoka hehe? Ndagira ngo aya magambo ngiye gusoma muyumve aho ubu butumwa bukomoka. Nuvuga ngo mu byo Satani akoresha harimo no gukoresha ngo abiyita kari abagaragu b'Imana bavuga ngo bakiriye umucyo mushya. Kikiri mu cyumve neza ngo bakiriye umucyo mushya. Ariko reka turebe ngo mbese ibyanditswe byera bivuga iki. Bwoko bw'Imana mwirinde hatagira umuntu uyoba. Nawe niba wumva wari warayobye, saba Imana igira ukuntu ikugarura. Reka mbabwire, iki si igihe cyo gupfusha imbaraga zacu ubusa. Si igihe cyo gupfusha ubwenge bwacu ubusa. Ni igihe cyo kuzigama imbaraga zacu, ni igihe cyo kuzigama ubwenge bwacu, ni igihe cyo gusaba Mwuka Wera akaduha ugushikama gukomeye kugira ngo urugamba ruri imbere tugiye kurwana rwo turuhangane. Ntago ari igihe cyo kwangiza imbaraga zacu kuko dufite igihe cyo kuzazikoresha. Aho kugira ngo amavuta yacu tuyasesagure tuyacana igihe kitari cyanyacyo, ni muyazigama igihe cyo kuyacana kirahari. Igihe cyo mwijima kigiye kuza. Muritonde mwiyobywa. Nababwiye ngo ngenda akoresha ibyanditswe byera. Umuntu ufite ingingo ivuguruza ibyanditswe byera ndi gusoma azayizane. Narababwiye ngo abantu benshi twagiye tuganira, nasanze inyigisho barazikwiye ku mugabo bita ngo ni Jado Penrod. Ufite cyane bita ngo nuguhuma no guhumuka, ntago mwibasiye. Ariko ikibazo nuko ibyo yigisha nta bihamya byo mu byanditswe byera. Niyo wazanye ivuga ngo irangamuntu ngo ni umubare w'inyamaswa, ariko ntiyabahe bihamya ko mutamubaje ibihamya bibivuga. Akazani narababwiye ngo abajesuiti imwe mu mikorere yabo barifata bagahanga inyigisho zirwanya Roma bakazishyira aho ngaho kugira ngo bateze urujijo ubwoko bw'Imana bayoberwa amahitamo yabo. Ugasanga niba kuvuga ngo ni irangamuntu bakajyaho bagahimba n'ibintu bitazakorwa muri iyo rangamuntu bakabishyira hanze, ariko bakabishyira hanze mu rwego rwo kuvugira itorero. Abanyetorero batasomye bayoba byihuse bakabigenderamo. Nguwo umutega abantu benshi arimo baragwamo. Ikimenyimenyi kikubwira izo nyigisho ntago zigira ibyanditswe bigera bibisobanura. Nta bihamya bagira. Bavuga uko babyumva, bakanerekana ukuntu ibyo bintu rwose bigiye kurimbuza abantu nibaramuka babigiyemo kugira ngo ubwoko bw'Imana buhumirize, babatera igihe mu mutwe, aho kugira ngo bibande ku ngingo z'ingenzi base nk'abahugiye muri ibyo ngibyo. Nguwo umutego ubwoko bw'Imana burimo buragwamo. Ntimugire ngo hari ikindi. Reka dusome. Nababwiye ngo kimwe mu byo umwanzi akoresha harimo no gukoresha kuvuga ngo ni umucyo mushya twakiriye. Umva ayo magambo. Ubundi buryo umwanzi akoresha ni kuri page ya 26 mu gitabo cyo kwitegura kagaheruka. Ubundi buryo umwanzi akoresha atega imitego imitima idashishoza. Mwumve ngo ni imitima idashishoza. Bwoko bw'Imana. Ariko reka mbabazi, kuki mutajya munatekereza impamvu? Ubundi tubona ko ibyanditswe byera ngo agatsiko gato niko kazanga gukurikiza ayo mabwiriza ya leta asaba ubwoko bw'Imana kwica amategeko y'Imana. Ariko reka mbabazi, tutabeshye tureke kwinangira gufata irangamuntu mwari musanzwe muyifite. Byiki mu mategeko 10 y'Imana? Tugiye kubireba hano. Turebe amategeko, turebe icyo tuzazira twebwe. Umva ibyanditswe byera bivuga. Ubundi buryo umwanzi akoresha atega imitego imitima idashishoza ni iyamamazwa ry'icyo bita ko ari umucyo mushya. Ngo imitima idashishoza, Satani abatega umutego wiyamamazwa ry'icyo bita umucyo mushya. Umuntu akavuga ngo irangamuntu koranabuhanga ngo ni umucyo mushya ngo twakiriye ngo ntago twari tubizi, ngo ariko ngo umuzingo ngo urimo uragenda ngo uzinguka gahoro. Ariko uwo muzingo mwagiye ku mavi mugasoma ibyanditswe byera mu kumva icyo bivuga. Reka tubisome twumve. Umva uko bivuga ngo ku buryo budasanzwe ntabwo icyo cyitonderwa kirebana no gutinda kwemewe no gutinda kwemewe n'amategeko
ku mahame fatizo yamaze gushingwa cyangwa se ubusobanuro bwimbitse mu buhanuzi uko bugenda busohora. Ariko twibuke inama zikurikira, mwumve amagambo. Iyo ububasha bw'Imana buhamya ukuri uko ariko, uko kuri kugomba kuguma uko gusanzwe kuri. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe byera uko byavuzwe kera ni nako bigomba kuba ubu ngubu. Nabajije abantu bajya bampamagara kuri telefone, ndanabashimira aba bari abampamagara, baba bari abanyandikira kuri WhatsApp, Imana ibaha umugisha. Ariko nababajije ngo ko tubona ko ibyanditswe byera bitubwira ko ibihamya n'ibifasha n'ibintu byose bizafasha umugenzi kugira ngo atambuke muri iyi si, Imana yarabyandikishije. None kuba Imana itarabyandikishije, yageze kwirangamuntu koranabuhanga irahondobera yibagirwa ko igomba kubyandika. Iyi Imana ibona kirangamuntu koranabuhanga ari umutego ukomeye ku bwoko bw'Imana, yari kubishyira hanze ikabivuga, kuko Imana imenyera iherezo mu itangiriro. Ibyanditswe biratubwiye ngo ukuri kugomba kuguma uko kwari kuri uhereye na kera kose nuko ari gusanzwe. Nta kindi kigereranyo kindi cy'ahazaza kinyuranye n'umucyo Imana yatanze kigomba kwakirwa. Singibi se ngo nta kindi kigereranyo kindi cy'ahazaza kinyuranye n'umucyo Imana yatanze kigomba kwakirwa. None umucyo uvuga ko irangamuntu koranabuhanga ari umubare w'inyamaswa wavuye hehe? Munsubize. Ko tubonye ko ibyanditswe byari bigomba guhora uko byari biri kera, kandi iby'Imana yandikishije tukaba tubifite mu biganza byacu, turabibitse mu bubati, tubishyira ku meza, tubigendera mu matelefone, twasumye tukareba icyo Imana ivuga. Ubwoko bw'Imana mpora mbivuga ibintu ntago ari ukuyobya abantu. Nje ndabayobya ngo mbifitemo izihe nyungu? Sindi umukozi wa Satani, icyo mukimenye. None ndabayobya ngo nge mbyungukemo iki? Ndimo ndabasomera ibyanditswe byera, dore ngibi mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Namwe mushaka mu byanditswe byera, umuntu ufite uri bubone imvugo ivuga yuko irangamuntu ari umubare w'inyamaswa, ikaba kirangamuntu ari ikimenyetso cy'inyamaswa, mwene data ubize nanjye ibyo nubenyereka ndabyizera. Ariko mu gihe bitari mu byanditswe byera, ntimunsabe kubyizera, ntimunsabe no kubyangisha abantu cyangwa mbibakundisha. Ariko simbabwira ngo kansome, reka nsome. Nababwiye ngo uyu munsi ntago nibanda ku magambo yanjye, ahubwo ndibanda ku byanditswe byera, aba ari byo bisobanura. Twagiye kugira ngo umucyo mushya ube ukomoka ku Mana, ugomba kuba ufite imiterere ikurikira. Mwumve noneho tugiye kureba ngo mbese umucyo mushya ushobora kuba ukomoka ku Mana ugomba kuba wujuje ibihe bisabwa. Umva uko ibyanditswe byera bivuga. Icya mbere, uzaba uhuje rwose nuko ijambo ry'Imana riri. None bivuze ngo umucyo udafite aho uhuriye n'ijambo ry'Imana ntago ukomoka ku Mana. Ni bya bishuko Satani yazanya biba mu bantu ngo bayobe, imbaraga bari kuzakoresha mu karengane k'isabato bazikoreshe kwirangamuntu kandi atari cyo gihe cyayo. Ndabivuze. Noneho abandakara muvuga ngo ndimo ndayobya abantu, mundakarire. Ariko mundakarire mwumvisha ukuri. Nimugira nabo muyobya, muzabayobye muzabibazwe. Nge ntawe ndi kuyobya, ndimo ndabasomera ibyanditswe byera. Nanabivuze muravuga ngo ndimo ndakoresha ngo amarangamutima ngo nzabasomere, dore none ndimo ndabasomera muri reguza iki ngo mushaka namwe mu byanditswe. Icya mbere, ugomba kuba uhuje rwose nuko ijambo ry'Imana riri, kandi ntabwo ugomba gushingira ku busobanuro bubonetse bwose bw'ibyanditswe bubogamiye ku ruhande rumwe. Abagabo n'abagore bazahaguruka bitwaje ko batwaye umucyo mushya cyangwa guhishurirwa byihariye bigamije kurandura kwizera gukomeye ko mu mbago za kera. Bivuze ngo ibishaka kurandura kwizera gukomeye, abantu bari kuzavuga ngo ni umucyo mushya Imana yabahaye. Ubwoko bw'Imana mwankundiye mugahindukira, mukareka kuyobywa na za baringa, kurwo tuzarwana ruhari, igihe cyo kurwana ko gihari, mwankundiye mukagaruka, mwambabariye ko mukareka kuyobywa na za baringa. Dore ngibi byanditswe, Imana yarabivuze, yari ibizi ko mu gihe nk'iki, igihe irangamuntu nshyashya izabije, hari abantu bazaba ngo twakiriye umucyo mushya, bakavuga ko irangamuntu ari umubare w'inyamaswa nyamara atari ko biri. Murondore, ni umubare w'izina ry'inyamaswa. Izina ry'inyamaswa rirazwi, umubare w'izina ryayo mu mubare neza. Abafite ubwenge nibo babizi, abadafite ubwenge barimo barayoboka buhumya inyigisho zipfuye kuza.
bari gufata imbaraga zabo bakazirwanisha adakwiriye. Urafata amasasu ukayarashisha uri kuguteresha amabuye, ukuratsa andi masasu naza uzamurashisha iki? Mwagarutse kadusome. Hanyuma amahame yabo ntazihanganira kugeragereshwa ijambo ry'Imana, nyamara kandi imitima myinshi zashukika. Aya ni amagambo ndi gusoma, ntagara nivugiye. Aravuga ngo aba bantu bavuga ko bafite umucyo mushya, amahame yabo ntago yihanganira kugeragereshwa ijambo ry'Imana, ngo nyamara kandi imitima myinshi zashukika. Nibyo mbabwira, nkavuga ngo umuntu ufite gihamya cyerekana ko irangamuntu koranabuhanga ifite ihuriye n'ubuhanuzi bwavuzwe mu mubare w'izina ry'inyamaswa, mu izina ndetse n'ikimenyetso, nabyerekane mu byanditswe byera. Barahabuze, ahubwo iyo bivuze bararaka ngo ndimo ndebye abantu. Ngibi bibasohoreyeho, byanditswe birambwiye ngo aba bantu bavuga ko bafite umucyo mushya nyamara bakomora kuri Satani ntibihanganira kugeregereshwa no kugenzuzwa mu byanditswe byera. Iyo uvuze ngo biri mu byanditswe byera biri hehe, bararakara ngo winangiye umutima, nguri kuyobya abantu. Ngigisha ufite ngo nizo kuyobya abantu ngo bijyemo wenyine. Ngiyewe ndavuga nshingiye ku byanditswe byera, umucyo mufite abantu muvuga ko irangamuntu koranabuhanga ari ikimenyetso cyangwa umubare w'izina, mukomora kuri Satani. Ntabwo ntukanye. Igihe kirageze ngo tuvuge ukuri tudakebera. Ibintu byo gufata ibintu bizera ni murimbuka muzarimbuka mwirimbuye, ni muyoba muyobe mwiyobeje, nta muntu ubayobeje. Nge ndimo nasoma mu byanditswe byera birambwiye ngo abantu bavuga ko bafite umucyo mushya nta batarondora mu byanditswe byera, uwo mucyo ngo ni umutego wa Satani yateze mu mitima idashishoza, kandi ngo iyi mitima ya benshi zashukika. Wowe ntabwo uri mu bashukitse se? Mwahindukiye ariko mukabazwa ibyanditswe byera, akaba ibyo bibasobanurira, mukere kugendera ku bitekerezo by'abantu. Nje mba mfite ubwoba iyo mbona abantu bavuga ko bahagaze mu byizerwa batagenzura mu byanditswe byera, bakurikira amarangamutima y'abantu. Noneho ndabivuze, abavuga ko ndi kuyobya abantu mu bivuge, ntacyo ndimo ndabayobereza mu byanditswe byera, mwe muri kubayobereza mu bikisi niba atari ibitekerezo by'abantu. Kabiri, icya kabiri, umucyo ukomoka ku Mana ntabwo uzavuguruzwa kumwe mu kuri fatizo uko ariko kose kwashyizweho mbere, ari nako nkingi zidasubirwaho z'amahame y'itorero. Ntabwo Imana iha umuntu umwe rukumbi muri bo umucyo mushya unyuranye no kwizera gushikamye ku mubiri w'itorero. Mu gihe cy'ubugorozi bwose abantu bahagurukijwe no kuburana iyo mpamvu. Gatatu, abatazanga iby'umucyo mushya, abatangaza iby'umucyo mushya ntibagomba kwihimbaza bibwira ko barenze bene se, cyangwa se ko Imana yabatoye kubera ko baruta ubwoko bwayo. Muzarebe abantu benshi bavuga ngo mwebwe ngo muzafatiranga muntu muzarimbuka, mwarayobye, mwagize mute. Si byiza guca imanza bene data. Ngibi byanditswe byera biri kubivuga. Reka nsoze kagasubikwa ngo njye ahandi tusa nk'abagana ku musozo, mwumve iki byanditswe byera bivuga, birabisobanura neza ijambo kurinde. Mwumve uko havuga ngo iki ni igitekerezo gishyirwa hejuru muri rusange n'abayobozi ubwabo bizo ngirwa bugorozi. Ntabwo Imana yaretse ubwoko bwayo ngo ihitemo umuntu hano n'undi hariya ngo abari bo bonyine bakwiriye kwakira ukuri kwayo. Nta muntu ukwiye gukabya yibwira ko umwami yamuhaye umucyo wihariye bene se bandi badafite. Kristo ameze nk'umuturage utuye hagati y'ubwoko bwe, bivuze ngo aturimo aradusobanurira. Ariko twabonye ko umucyo mushya ugomba kuba uri mu byanditswe byera. Abavuga ko bafite umucyo mushya badakora mu byanditswe byera, mubeshya abantu ngirangamuntu koranabuhanga n'umubare w'inyamaswa. Igihe cy'umubare cyazaza bakakira bazi ko umubare bari barawuhunze. Murimo murabeshya abantu. Mvuga iki se? K'imbaga nyamwinshi y'imirorama, abantu bayobye
bashize bamaze kurindimuka kugeza ubwo abantu bari gutekereza kugurisha ibyabo ngo bahungiranga muntu. Nyamara ibyanditswe byera birambwira ngo mu kwitegura ka gaheruka ku cyigisho cy'akarengane birambwira ngo igihe mu kwimuka bava mu migi bajya gutura mu byaro, ngigihe cyo kugurisha imitungo y'abantu Imana izagenda ibabwira ndetse babwiye n'ingano y'ibyo bakwiriye kugurisha kugira ngo batabyikuraho uwo mwanya bakabira umutwaro ivuga butumwa. Ayo magambo ari muri iki gitabo cyo gutegura ka gaheruka. Ntago nshaka kuba ariyo nsoma, reka nsoma amagambo tugana ku musozo dusorezaho. Mwumve no umusimari wa nyuma icyo urimo uravuga kuri ibi bintu mu byumve neza. Page ya 98, ikimenyetso cy'inyamaswa, paragrafu ya 3. Ahangaha haranditswe ngo inyamaswa ifite amahembe abiri asa n'ay'umwana w'intama niyo bubasha buzarema igishushanyo cy'inyamaswa kandi nizatera abantu gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa ya mbere, no kuvuga Roma. Ibisabwe vuba na vuba n'ubwiyunge bw'amatorero yahakanye y'abaprotestant. Bivuze ngo ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakora bizaba bisabwe n'uruhurirane rw'amadini y'abaporoso yamaze guhakana. Narabivuze ibi bintu ndababwira ngo abaporoso bamaze guhakana kandi abaporoso basigaye bitwa Bangirikani. Bivuze ngo hari aho biri kwerekeza. Ibyo twarabibonye. Hanyuma kandi Leta izashyira mu bikorwa gukomeza dimanche ikoresheje itegeko ry'agahato. Gukomeza dimanche Leta izabihindura iby'agahato kandi izatoteza abatazabyemera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zizabanza mbere mu gushyiraho iryo tegeko ry'agahato, ariko n'ibindi bihugu ntibizatinda na busa kuzikurikiza. Imana izi abakomeza dimanche batagenga ayo magambo muyumvire ku murongo ariho. Bano mwavuga ngo iranga muntu ngo ni ikimenyetso ngo ni ikimenyetso cyangwa se ngo numubare w'inyamaswa ngo umuntu uzayifata azarimbuka. Nabashije ngo umuntu uri hirya utari wamenya iby'isabato akazafata iranga muntu koranabuhanga nyuma akazamenya isabato, uwo muntu azarimbuka. Reka tubaze ibyanditswe byera twumva icyo bitubwira. Hanyuma hano turi kubwirwa ngo Imana izabakomeza dimanche bataryarya mu kwicisha bugufi bizera ko ari wo munsi nyakuri wo guhimbaza. Ntabwo mwumva aya magambo ngo ntabwo bazashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa mbere yuko bamenya uko Bibiliya ibyigisha. Bivuze ngo kugira ngo umuntu agire amahitamo yo kurimbuka cyangwa kubona ubugingo bagomba kuba baramenye umucyo, baramenye ko Bibiliya ibivuga. None irangamuntu koranabuhanga ni ibintu bidafite aho bihuriye n'ibyanditswe byera mu buryo bw'ubuhanuzi ku byerekeye n'ikimenyetso, umubare n'izina. Byumvikane neza. Bivuze iki rero? Bivuze ngo umurongo wa nyuma uzatanduka. Ariko reka mbisome ne kwivugira ibyanjye uyu munsi navuze ko ntari kunde kuvuga cyane kugira ngo bashobore kwihitiramo hagati y'ukuri n'ibinyoma. Abanga kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa maze bakagaragaza kumvira Imana kwabo bakomeza isabato nibo bazakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho, bazibona badafite uburenganzira bwo kugura, kugurisha, gukora ndetse n'ibindi. Ariko Imana izababera umufasha n'umurengezi wabo. Mwumva ikintu kizabaza abantu kugura no kugurisha mwabantu nuko bazaba baramaze kwakira isabato. Ntago ari irangamuntu koranabuhanga. Abantu bagiye kwiyambura imitungo kandi tubwirwa ko mu gihe cyo karengane Leta yari izabambura imitungo, ariko abariho bagiye kwiyambura imitungo. Basi singibi se ubusengeraho mbahisha. Reka aya magambo nyasubiremo kugira ngo muyumve. Arambwiye ngo abanga kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa maze bakagaragaza kumvira Imana kwabo bakomeza isabato nibo bazakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Abo rero bazibona badafite uburenganzira bwo kugura, kugurisha, gukora ndetse n'ibindi kubera ko bakiriye ikimenyetso cy'Imana. Ndavuga isabato. Kubera ko banze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa n'icyumweru bazabuzwa gukora, bazabuzwa kugurisha, bazabuzwa kugura ndetse n'ibindi. Ngo ariko Imana izababera umufasha n'umurengezi wabo. Amagambo nsorezaho aravuga ngo ikibazo cy'umunsi w'ikiruhuko, ingingo y'ukuri ihinyurwa byihariye, kizahinduka ibuye rinini risitaza ryo kumvira. Bivuze ngo icyumweru cyangwa isabato niyo test finale
niyo final temptation, nicyo kigeragezo cya nyuma kizagaragara, kizatuma abana ba Satani bajya ku ruhande rwabo n'abana b'Imana bakajya ku ruhande rwabo. Muntu uvuga ngo irangamuntu kandi abuhangije gutandukanya abantu ngo abana b'Imana bajye kwa n'aba Satani, reka urabeshya. Ibyo twabonye ko ubwo butumwa butakomotse ku Mana, ahubwo ko ari ubwaka Satani yazanye ngo Satani ayobye abantu bafite imitima idashishoza itanagenzura mu byanditswe byera. Hanyuma ngo ikibazo cy'umunsi w'ikiruhuko, ingingo y'ukurihinyurwa byihariye, kizahinduka ibuye rinini risitaza byo kumvira igihe abantu bazageragezwa n'icyo kigeragezo giheruka. Umurongo ugaragara kandi udafifitseho gutandukanya abantu n'abandi uzashyirwa hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Nguwo murongo, icyo kigeragezo cyo kwizera cyo kuruhuka umunsi w'isabato cyangwa icyumweru kizashyirwa hagaragara ngo ubwo mu yandi magambo iryo tegeko rizasinywa, uwo murongo udafifitse uzashyirwaho kugira ngo utandukanye ubwoko bw'Imana n'abatarab'Imana. Hanyuma mu rundi ruhande gukomeza umunsi w'ikiruhuko w'ibinyoma nk'uko itegeko rya leta rirwanya itegeko rya kane riri, kuzaba ari ukwemera kugengwa n'ubutegetsi burwanya ubw'Imana. Kandi mu rundi ruhande nk'uko amategeko y'Imana ameze, kizaba ari igihamya cyo kumvira Umuremyi. Mu gihe bamwe bazaba bemera kwakira ikimenyetso cyo kugengwa n'ubutegetsi bwo ku isi, bazafata ikimenyetso cy'inyamaswa. Abandi bazahitamo ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'Imana bashyizweho ikimenyetso cy'Imana. Mvuga iki kintu, ibyanditswe byera byabanje bitugaragariza ko kugira ngo tureke kugura no kugurisha ariko tuzaba twamaze kwakira ikimenyetso cy'Imana. Twabonye ko nta kindi kizabuza kugura no kugurisha usibye ikimenyetso cy'Imana. Bantumwe musubira mu byanditswe byamusoma, byanditswe byatubwiye ngo abatabarutse n'abanesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina. Bivuze ngo umuntu ushobora, niba ko kirangamuntu koranabuhanga ari umubare w'inyamaswa, uwayifata ubwo yaba arimutse burundu, kuko uwo ntiyazaboneka mu mubare w'abanesheje wa mubare w'izina ry'inyamaswa. Ariko tubonye ko ngo hari ubwoko bw'Imana buzahabwa umucyo, bwamara guhabwa umucyo bugahitamo isabato, kandi icyo gihe bazaba baramaze gufata irangamuntu koranabuhanga. Abenshi baranayifashe. Uritondere, twabonye ko abavuga ko bafite umucyo mushya batatu, umucyo mushya udashingiye mu byanditswe byera, batatumwe n'Imana, ahubwo ari ibikoresho bya Satani ngo kugira ngo ayobye imitima idashishoza. Ibyo twabibonye. None narabajije ngo munyereke mu byanditswe byera, uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, guhera mu makurambere n'abahanuzi ukagera ku ntambara ikomeye, ne mu bindi bitabo bikora 120 na White, munyereke ahantu havuga irangamuntu koranabuhanga. Mwarahabuze. Mbere rero yuko mwene data uyoba, dore mbishyize ku mugaragaro, amaraso yanyu ndayakarabye, nazagira umuntu ugira ikindi kintu cyongera kumbaza kuri ibi bintu, mbivugiye imbere yanyu, Imana ibireba, ukuri ngukiza hagaragara. Uzayoba azayobe ku giti cye, uzarimuka azarimuke ku giti cye. Ikintu kirangamuntu koranabuhanga ntikibagushe, dufite ibindi bigusha umugenzi biri imbere. Aho kugira ngo bigende gutya, tujye ku mavi dusenga Imana iduhishurire, itwereke icyo gukora, itwereke aho dukwiriye gushyira imbaraga zacu. Tujye ku birenge bya Yesu Kristo atwereke icyo dukwiriye gukora nuko dukwiriye kwitwara. Imana ibahe umugisha. Nta bindi mvuga. Ukeneye kumva ibitekerezo, nimero zanjye narazitanze, ntabwo nzisubiramo, ahubwo narazitanze. Unyandikiye kuri WhatsApp cyangwa unampamagare, ntacyo bitwaye. Reka dusenge. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, urera urakiranuka, icyubahiro n'ikibi cyawe. Umwanzi yarwanyije icigisho inshuro nyinshi, ngushimiye ko kuri inshuro wemeye ko gitambuka. Mwene data akaba cyumvise, ubihimbarizwe. Nkweretse ijambo ryo tumaze kwiga, riraje bisobanuye neza. Tubonye ko hari imitego isa n'umucyo Satani arimo aratega mu bwoko bw'Imana, bukaba bwakibwira ko uwo mucyo uturutse kuri wowe. Ariko tubonye ko ikizatubwira ko atari byo, nuko uwo mucyo utazabasha kugenzura mu byanditswe kugira ngo tuwusangemo. Ndakwinginze kugira ngo ubwoko bwawe buri hirya no hino bukuri iki cyigisho, bwari bwarayobye ubugaruzi neza yawe, abateganyaga kuyoba ubagaruzi neza yawe. Duhe kongera gushinga urufatiro mu byanditswe byera. Kandi turakwinginze kugira ngo
amagambo atari meza tuvugira ku bandi ujye tubabarira. Dukomeze wambike itorero ryawe imbaraga idasanzwe, urisukire Mwuka Wera, urikore ku maso ribashe guhweza rirebe ibihe turimo, rimenye nuko rikwiriye kurwana. Ndakwinginze ngo dutsindire imitego y'umwanzi muri twebwe, ahubwo twambike imbaraga igenzura ikamenya ko umwanzi yaduteye, bityo tumutsindishe handitswe ngo nkuko wabigenje mu butayu. Ngaho ngwino ubane natwe, utugirire neza, udukomereze impano kandi utubikire ubugingo bw'Imana mu ijuru. Bityo nihabaho gusinzira, tuzasinzirana ibyiringiro. Kandi ntihaba no guhangana n'akarengane, uzaturinde kuva mu murongo w'ibyizerwa, ahubwo uzaduhe kuba abagabo n'abagore bahamya ibyanditswe koko nkuko biri. Bana natwe, jewe n'uyu nguyu ku cyigisho, uduhana umugisha. Mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.